Inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi kuri The Pop Live TV, tubanje kubasuhuza cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyo umugore utwite akwiye kwitwararika ndetse akabyirinda cyane. Umugore utwite akwiye kwirinda gufata imiti yose abonye atandikiwe na muganga. Ngo niwumva umutwe ukuriye ufata ikinini winywere, ntabwo byemewe. Kubera ko imiti itandukanye ibi irimo uburozi cyangwa se acide zishobora kukwangiza ndetse zikangiza n'umwana utwite. Igihe utwite rero usabwa kwitondera gufata imiti iyo ari yo yose ubonye utandikiwe na muganga. Niyo wataka ibicurane ugomba kumenya neza niba imiti muganga akubwiye, ugomba gufata imiti muganga akubwiye kugira ngo ibe itaza kukwangiza cyangwa ngo yangize umwana utwite. Ibi nubirengaho uzaba uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga kandi uzaba uri no gushyira ubuzima bw'umwana utwite mu bibazo. Reka turebe ikindi kintu cya kabiri umugore utwite agomba kwitondera. Umugore utwite asabwa kwitondera guterura cyangwa se kwirinda guterura ibintu biremereye cyane. Kubera ko ibintu biremereye bituma umugore ashobora kuva akavira ku nda. Ibi nanone bikangura ibise, ashobora kujya ku bise akabyara igihe kitageze. Nanone kandi bitera ku ibibazo byo muri nyababyeyi, bishobora gutuma umugore ashobora gukuramo inda cyangwa se akagira ikibazo cy'umugongo. Tugiye kureba icya gatatu gishobora gutuma umugore agira ibibazo agomba kwitwararika mu gihe atwite. Igihe ubona wavuye kandi utwite, kuvira ku nda. Ibi birababaza cyane mu nda, bitera isereri, bigatera isesemi kandi bituma n'umugongo ubabara cyane. Igihe rero wagize ibimenyetso nk'ibi ngibi byo kuvira ku nda, nk'umubyeyi cyangwa se umukobwa utwite, wihutira kujya kwa muganga kuko bishobora kugutera ingaruka zikomeye. Ikindi kintu umugore utwite agomba kwitwararika ni imirire. Umugore utwite wirinda kurya nabi. Ugomba kurya ifunguro rikungahaye ku ntungamubiri, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ndetse n'ibinyamavuta. Ugomba kurya ibiribwa bituruka ku bimera, ibikomoka ku matungo, amagi ndetse cyane ukibanda no ku nyama z'inkoko, ukarya imbuto ndetse n'imboga rwatsi. Ibi ngibi nutabikora bizatera ibibazo umubiri wawe ndetse bizatuma n'umwana adakura neza. Ariko iyo wabashije kurya neza, ubyara umwana ufite ibiro kandi wakuze neza, kandi nawe ukamubyara ufite ubuzima bwiza. Ikindi umugore utwite yitwararika, igihe icyo ari cyo cyose umugore atwite yirinda kwambara imyenda imufashe cyane. Kubera ko imyenda imufashe ituma umugore atisanzura cyangwa se ituma umubiri we utisanzura, ndetse imyenda imufashe ibuza amaraso gutembera neza mu mubiri. Twibuke neza ko amaraso ariyo atwara umwuka umwana ahumeka binyuze mu mubyeyi. Mubyeyi urasabwa kwirinda kwambara imyenda ikuboshye cyane. Ikindi umugore utwite agomba kwitwararika ni ukwirinda cyane kujya kuri mashine za computer, kuko izi mashine zifite imirasire ishobora kukwangiza ndetse ikangiza n'umwana utwite. Ikindi umugore utwite arabujijwe kunywa itabi, kuko itabi ni ribi cyane. Itabi ryangiza ibihaha by'umwana utwite kandi rikangiza n'ubwonko bw'umwana. Itabi rituma umwuka utagera ku mwana mu buryo buhagije. Itabi rituma umwana adakura neza, kandi abana b'abagore banywa itabi akenshi na kenshi bavukana ibiro bikeya. Kubera ko itabi ryongera ingaruka zishobora gutuma umubyeyi abyara umwana udakuze cyangwa se agakuramo inda, kandi itabi nanone rituma umwana ushobora gutakaza umwana ukabyara inda ikavamo. Ibi rero umugore utwite, itabi nanone rishobora gutuma ubyara umwana utujuje ibiro, umwana udashyitse. Umubyeyi wese asabwa kwirinda kunywa itabi. Ikindi umugore utwite agirwaho inama ni ukwirinda gutwara imodoka igihe utwite, kuko murabona uyu mukandara uyu mugore yamaze kwambara uraziritse ku nda. Uyu mukandara rero utuma umwana atisanzura mu nda. Rimwe na rimwe bishobora gutuma ugira ikibazo cyo kubabara mu nda ndetse n'indi gashobora kuba yavamo. Aha rero gutwara imodoka uri umubyeyi utwite n'uburyo wicara ntabwo butuma wisanzura neza
nk'umubyeyi utwite. Urasabwa kwirinda ibi bintu rero twavuze mu ino video. Ikindi, umugore utwite abushijwe rwose kunywa inzoga, kuko kunywa inzoga ni mbi. Inzoga zituma umwana avukana ubumuga. Rimwe na rimwe umwana avukana ubumuga bw'ubwonko. Ushobora kubyara umwana rwose yazagera igihe cyo gutangira ishuri bikaba ibibazo. Umugore utwite rero ntago rwose yakanyweye inzoga. Umutobe w'imbuto, kandi akenshi wirinda umutobe wo mu nganda, ukanywa umutobe wikoreye kugira ngo uzabyare umwana muzima kandi nawe ube muzima. Ikindi, nk'umubyeyi igihe utwite ukabona ufite ibi bimenyetso byo kuruka, urasabwa kwihutira kujya kwa muganga bakaguha imiti, kubera ko kuruka ku mugore utwite bituma agira umwuma, agatakaza ibiro, kandi bituma n'umwana avuka adakuze. Ibi nanone bishobora gutuma umubyeyi akuramo inda cyangwa se akabyara umwana utagejeje igihe. Kuruka nabyo ntabwo ari byiza ku mugore utwite. Igihe wibonyeho bino bimenyetso rwose uri umugore utwite, ujye wihutira kwa muganga kugira ngo agufashe, aguhe imiti ihagarika kuruka cyangwa aguhe ubundi bujyanama. Mwebwe mwari mudukurikiye rero muri video yacu, turabibutsa ko nanone umugore utwite ugomba gufata inkingo zose zagenewe umugore mbere yo kubyara igihe atwite, kubera ko bizakurinda, birinde n'umwana wawe indwara ashobora kuvukana nk'imbasa, iseru, akanigana kokorishe ndetse n'izindi. Ibi rero umugore utwite iyo ubashije kwikingiza, ubyara umwana ufite ubuzima bwiza, kandi nawe ubyara ufite ubuzima bwiza. Turagushimira ko wafashe umwanya ugakurikira iyi video. Wibuke gukora subscribe, share kandi uduhe